nk'uko dukomeje kugendera mu kwizera tukabaho ubuzima bwo kwizera. Rero muri urugendo twatangiye rwo guterana imbaraga mu gukorera umwami wacu Yahusha, hari ingingo shaka ko tuganiraho kandi kabi ingenzi mu buzima bwacu. Ubutumwa bw'uyu munsi nubwo kubabarira warangiza ukabikura no mu mutima. Imbabazi z'urukundo zikaruta iz'ubuhemu waba warakorewe. Ndabizi hari bamwe tutabyumva kimwe bitewe n'ibyo wanyuzemo cyangwa n'ibyo uri gucamo cyangwa n'ibyo waba warakorewe. Abantu bakugiriye nabi urababara cyane, ariko nta kindi wibwiye mu mutima wawe no gufata umwanzuro wo kwanga uwo muntu cyangwa kutazongera kumuvugisha cyangwa rimwe na rimwe ukanamukubita. Ndakeka kuri benshi ariko tubikemura. Ese niko Imana ishaka ko tubikemura? Ese nibyidusaba? Katurebere hamwe uko Imana ishaka ko tubikemura, uko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko ndababwira mwebwe abumva, mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza. Luka igice cya 6 umurongo wa 27. Kandi ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa. Kandi ntimugatsindishe namwe mutazatsindishwa. Mubabarira abandi namwe muzababarirwa. Luka igice cya 6 umurongo wa 37. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi. Mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 31. Kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe ababarire ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abandi, so mu ijuru nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Mariko igice cya 11 umurongo wa 25. Hari imirongo myinshi muri Bibiliya itubwira kubabarira. Itubwira kubabarira kuko natwe twababariwe. Kubabarira abadukomerekeje ni ibintu bikomera kubifatira umwanzuro, ariko hamwe n'Imana iduha imbaraga zo gufata umwanzuro wo kubabarira, tuba tugomba kubabarira kuko Imana nayo yatubabariye. Hari ibikomere byinshi abantu duhura nabyo. Ukunda witaga inshuti yawe akaguhemukira, akaguca inyuma. Papa wawe mama wawe bakaguta, bakakwanga, mu kazi bakaguhohotera. Amadivorce, kugusebya, kugutuka baguhora ubusa n'ibindi byinshi. Ntabwo biba byoroshye kubabarira umuntu nk'uwo waguhemukiye, waguhohoteye. Senga Imana uyisaba imbaraga zo kubabarira uwo muntu wagukoreye ibyo, uwo muntu wakubabaje. Ibyo byose byirengagize, umubabarire kuko nugumana ko gahinda ko mu mutima, nugumana iyo ntimba bizakujyana kure y'umubano wawe n'Imana. Mubabarire uruhuke. Nubwo mutakivugana, nubwo mutakiri inshuti, mubabarire. Kandi ikindi numubabarira, ubabarire ubikure no mu mutima wawe. Nubwo bagukenera ubufasha ntuzabubime. Aho bazagukenera hose uzahabe. Kuko kubabarira nirwo rufunguzo rufungura imiryango yo kwinjira mu bwami bw'umwami wacu Yahusha. Kubabarira niyo ntwaro y'amahoro. Niba ushaka kuba mu buzima bwiza, ubuzima butarimo stress, ubu butumwa n'ubwawe. Imana irakubwira ngo babarira. Abaguhemukiye bababarire, nibwo uzagira amahoro yo mu mutima, kuko iyo ubabariye uba uruhutse. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nitubabarira abantu ibyaha byabo, natwe Data wo mu ijuru azatubabarira. Ariko nitutababarira na Data ntazatubabarira. Igikorwa rero cyo kubabarira ni igikorwa cyuzuye urukundo rw'Imana. Mwibuke umwami wacu Yahusha ubwo yari ari ku musaraba mubamba. Nta kindi yababwiye uretse aya magambo ati, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Haleluya. Ijambo ry'imbaraga. Nyuma y'ibintu byose bari bamukoreye, bamubabaje,
yakagombye kutubera urugero natwe rwo kubabarira abatubabaza. Tugomba kubabarira abaduhemukira, tugasengera abatwanga. Guhora nuko Imana ntabwo ari ukwacu. Tugomba kubabarira ibindi tukabirekera Imana. Ntugaheranwe n'agahinda ko mu mutima kubera uburakari, umujinya n'ibindi byose nk'ibyo, kuko ibyo biyobora mu kutababarira. Ntugahaye Satani urwaho. Mukomere, mushikame mu kwizera. Ntabwo byoroshye kubikora, niyo mpamvu turi umunyu w'isi, tukaba n'urumuri rumurikira abandi. Mu kubabarira abandi tuba twemereye urumuri rw'umucunguzi wacu kumurikira isi. Uko dukomeza rero kurwana muri ibi bihe bya nyuma, ugomba kubabarira nk'uko Imana yatubabariye. Ubuntu bw'Imana burusheho gusaga muri mwe, kandi tugume mu kwizera. Muhabwe umugisha. Haleluya. Muhimbaze Yahwa.